narimvuze kugira ngo Gitifu mfata amaguru w'umurenge akubite mu birenge byanjye n'inkweto zanjye yazijugunye andeba ukundi anyitegereza ndeba agatinyuka akamfata amaguru akayatendeka agakubita. Twebwe twibashije tuti ikibazo cyabaye niki wabuze mituweli arakubitwa ngira kurya ni mana mfasha nta kintu ngira none se ubu muragira ngo mbigenze ne koko umukecuru w'imyaka 88 akajya ku giti agakubitwa ubushinga ntabwo byari bikwiye nyene yagombaga kuduha igihe tukabyumvikanaho kuko kwishyura mituweli byo ni itegeko. Aba baturage bo mu murenge wa Munyiginya mu karere ka Rwamagana mu gahinda kenshi baragaragaza ko umunyamanga nshingwabikorwa w'uyu murenge yaje agahera iruhanda agakubita kandi ngo bagakubitwa bazira yuko batarishyura ubwisungane mu kwivuza. Ejo baje kudufatira mituweli baratuzamura abantu bashinzwe irondo batugejeje hariya ku kibuga Gitifu araza w'umurenge nta kindi yabajije nta nubwo wisobanuraga wajyaga kuvuga ijambo mituweli agahita yagukubisa ngo Gitifu yaraje nyine batwaye abanyerondo batugejeje ku kibuga Gitifu araza aradukubita musi y'ibirenge inkoni zo musi y'ibirenge nizo yadukubitaga ubwo birangiye yure imodoka aragenda. Ikintu cyambabaje n'abantu twari turi kumwe batujyanye bavuga ko bagiye kutwigisha ndetse tujyana ubwo duhura na Gitifu hano haruguru ndamubwiye ntubu mugiye kudufunga koko murabona mituweli nayikura he ngewe yangezeho ambaza ikibazo cyanjye mitanyimubwira ko nta bushobozi mfite najyaga nishyurirwa no kwa Heremani none amafaranga bakaba barayahagaritse ntunze abana 5 nanjye wa 6 tugira ngo yenda twicaye uko turutaraye ashimishijwe no kugira ngo turambije yahereye ku ruhande hariya hirya agira umugabo Munyensanga agira n'indeho Shyaka n'abandi ntaza amazina arakubita ngo mwabura mituweli none hangezeho ngo wowe mituweli wayiburishijwe n'iki ntago nishoboye ngo ntiwishoboye ngo uri umuryango ungana iki ni umuryango ndi ngenyine gusa ntago ngira kivurira ahubwo nafashwa namwe ahita nshenguza mizi nkweto abajugunye mu kirere ngagira ate akura mizi nkweto izi gutyo arajugunya ansingira ya maguru arayatendeka maze arakubita arayacoca pe ibi bitagira rutangira abadufashe bahise bagira ubwoba bareba gutyo banga kureba uko nkubita ubwo birangije asingira umukecuru utuye hepfo hariya amukubita nawe ibirenge inkweto yazikuyemo amukubisa atayiwe. Gusa abaturage bose bahuriza ku kuba uburyo bwo kwishyuza mituweli bwo gukubita bwahinduka bityo ngo bakabaho uburyo bw'ibiganiro bwo kwishyuza mituweli butari ubwo gukubitwa. Ikintu twasaba kuvuga ngo nkanjye n'umucumbitsi gutanga mituweli birumvikana n'ibintu n'ubuzima bw'umuntu ariko nanone ntago yakubitira umuntu mituweli nta mikoro afite ahubwo yamushishikariza agahiga uburyo ahiga mituweli cyangwa akamushyira mu cyambere nawe akamutangira mituweli. Mituweli ni ngombwa rwose turayubahiriza turanayikunda. Cyabikemura nuko bareba abakene bakabashyira mu cyiciro gikwiye bagatanga mituweli cyangwa se bakabatangirira. Bagenzi banjye barakubiswe cyane nababaye naraye ndabirota naho ndyamye ndota inkoni ntabwo byari bikwiye nyene yagombaga kuduha igihe tukabyumvikanaho kuko kwishyura mituweli byo ni itegeko ariko ntabwo yagombaga kuza ngo akubita abantu ntabwo byari bikwiye. Emmanuel Havugimana n'umunyamanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Munyiginya ahakana ibivugwa n'aba baturage bityo akavuga ko ngo yahuriye n'abaturage ku kagari ka Kimbazi nubwo abaturage bavuga ko yabakusanyirije ku kibuga akabakubita. Ibyo ntabwo ari byo ntabwo wakubita umuturage nubwo byashoboka kuko ejo twari twarakoze urutonde umudugudu ukunda abantu batari bishyura mituweli biba ngombwa yuko nsaba abayobozi yuko babasura nta nubwo ari igihe wagiye hariya umukozi ushinzwe irangamimerere ajyayo noneho nza kuganira nabo ku kagari aho bari basaba ko bagomba kwishyura mituweli bari mu byiciro nka 3 harimo abagabo ko kubona bagifite imbaraga bisa nko kwirengeza ko bavuga ko basigaje umuntu umwe
abo tubaha icyumweru kimwe. Twari twabahaye ibyumweru 2 kuko byagaragaraga ko amafaranga no kuyavanga n'igihe cy'ihinga bisa naho amafaranga agiye kubura muri iki gihe kuko hagiyemo kugura imbuto n'iki byose. Byasabaga ko tubasaba ko bihutisha iyo gahunda. Mwakwemeza ko nta muntu n'umwe wakubiswe? Ikosa ryabaho rwose kuko nasanze washaka gukubita umuntu wamuhora iki ko gutanga mituweli ko nanone ari ngombwa zacu kumufasha aramutse atishoboye yaba yishoboye akakurikiza ibyamba afite cyangwa imbaraga afite wakubita umuturage ngo bimufashe iki ko. Ubuyobozi bw'akarere ka Rwamagana buvuga ko iki kibazo butari bukizi ariko ngo bibaye ari byo cyaba ari ikibazo cyakurikiranwa n'inzego z'umutekano. Mudaheranwa Regis ni umuyobozi w'akarere ka Rwamagana wungirije iterambere n'ubukungu. Na makuru mu mpaye kandi amakuru yo muduhaye toya agaciro bidasanzwe buriya ngiye kubaza umunyamabanga nshingwabikorwa amakanire wenda amakanira mbaze abandi bantu bakimbaze barimo bakuru b'imidugudu bebe icyo umuntu yabikora ibyo byose iyo ni case igomba kujya muri RIB yo hagemo muramutse musanze hakorwa iki? Ni RIB turabafashe iyo batabashije nk'abo bantu niba ari abakecuru bakananirwa kujya kubyikorera nitwe tugomba kubikora tukabwira RIB ikinvestigatinga case hanyuma agashyikirizwa nyine ubutabera nta kundi byagenda. Ibivugwa n'aba baturage bavuga ko bakubiswa ari abantu bagera kuri 6 abandi nabo ngo bakabarirwa mu buryo batari biteze ko bari buze kubabarirwa. Bityo ku ruhande rwabo ngo bagasanga uburyo bwo kwishyuza mituweli bakubiswe bidakwiye kubaho ahubwo ngo hagakwiye kubaho ibiganiro. Amwe mu makuru duhabwa n'urwego ruyobora akagari ka Kimbazi aha aba baturage bakubitiwe avuga ko ngo impamvu aba baturage bagiye bakubita ngo ari uko umurenge wa Munyaga wahaye iminsi 13 yo kuba bamaze kwishyura ubwisungane mu kwivuza 100%. Gusa ngo iki gitutu cyo gushyirwa kuri iyi minsi 13 ngo ni cyagakwiye gutuma abaturage bakubita. Yusufu ubona bagenda BTN mu murenge wa Munyaga mu karere ka Rwamagana. Ubirangije yahise yinjira mu modoka ariko akaba hari umwana w'umusore nawe bakuye muri baraje yiyuhagira arwanya umwanda ku mubiri we nawe baramuzana we yaramukoreye ububeri arangije aramuzinga mushyira muri buto y'imodoka aho yamujyanye ntawe uhasi.